Nyirarumaga, umunyabisigo, umuntu wasize ibisigo byinshi, umuntu watumye ikinyarwanda kigira uburyo cyandikwa, umuntu bivugwa ko yavumbuwe n'umubare mu Rwanda. Nyirarumaga ni umugore wabashe gutuma imibare ihangwa mu Rwanda. None niba idini ritavuga kuri Nyirarumaga, wenda amashuri ntiyigishe kuri Nyirarumaga, ni urugero, ariko amashuri yo ndakeka yabakoze ikosa, kuko ibigo bya leta biba bigomba kwigisha amateka yacu. Ni ukuvuga ngo rero uwo mubyeyi Nyirarumaga, iyo uvuze ngo Nyirarumaga abantu bahita bavuga ngo se ngo Nyirarumaga se ngo ni uwaheye, ngo Nyirarumaga se ngo ni umuki, ugasanga baramurutisha Bikira Mariya. Idini yagize uruhare rukomeye gutuma abanyarwanda tutamenya umuco wacu. Ibaze papa wawe, nyogokuru wawe, bari abantu wajyaga yo ukaharara bakakugaburira, ariko bamara gupfa idini rikakubwira ko babaye abantu babi. Wabyumvishe? Ariko umuco w'i Rwanda ho ikikubwira ko uruta idini, wahitaga ahubwo ubibuka ukajya ubaterekera, ukavuga ati ntimukazime, ntimugahere iyo, muri abacu. Ibaze nkawe ishyire mu cyimbo, umwana wawe wabyaye upfuye, agahita abona ko umwuka wawe uhindutse ikintu kibi, kandi mwabanaga. Wabyumvishe? Izo zose ni ingaruka z'idini. Gusa mwebwe muri mu madini aka kanya ntago nabarenganya. None se mwebwe muri intama, mwemeye kuba ingaruzwa muheto, mwemeye kuyoboka urwaje. Ariko mu by'ukuri ahandi hantu nshimira Imana y'u Rwanda, Imana rurema, nuko n'ubundi ubwo bupfura mujyana aho ngaho mu madini ni ubuvuka i Rwanda, ntabwo ari ubuvuka muri Isirayeli, ntabwo ari ubuvuka i Roma, nta handi buva, ni ubw'Abanyarwanda. N'ubundi abakurambere babarimo. Ikibeho iyo mugiyeyo muba mwumva ko abazungu barabashushanyije, babumvisha mu mutwe ngo ko ari Bikira Mariya. Nta Bikira Mariya uba uri hariya, ni Nyirarumaga uba uri hariya. Ndabasuhuje nanone nk'uko bisanzwe, nkita Emma Billy Rwihimba, umunyarwanda cyane mu Rwanda rugume tugume, amahoro y'Imana ahorane natwe twese, ahorane namwe mwese, Abagande, Abatanzania, Abarundi, Abakongomani, Abanyakenya, East Africa, Afrika yose muri rusange, no mu Rwanda rw'iyo rwa kure, iyo mu mahanga ya kure, mwese mbifurije amahoro y'Imana. Nk'uko bisanzwe ngewe mbanza mbabwira ku mateka yacu, amateka yaturemye, amateka twakuriyemo, amateka twahangiwe n'abami bahagarariwe n'Imana. Mbabwira yuko amadini nta kintu yazanye kiruta umuco wacu. Nk'uko bisanzwe uyu munsi nje kuvuga ku mugabekazi Nyirarumaga. Nyirarumaga, umunyabisigo, umuntu wasize ibisigo byinshi, umuntu watumye ikinyarwanda kigira uburyo cyandikwa, umuntu bivugwa ko yavumbuwe n'umubare mu Rwanda. None mukabyaramwe mugaheka, umubyeyi Nyirarumaga, umugabekazi, umuntu wakoze amateka yo kuba tuzi ibisigo. Iburi ibisigo hari umuntu ushobora kubisuzugura. Buriya ntabwo ujya ubona Rumaga buriya avuga biriya bintu bibika amateka y'igihugu. Ni ukuvuga ngo kera kwandika kw'Abanyarwanda babishyiraga mu bisigo. Tuvuge wenda nk'urugero, nk'ubu ushatse gufata nk'ibintu ukabinyuza mu ndirimbo, ushobora kubinyuza mu ndirimbo, kandi iyo ndirimbo ikazabaho ibihe byose, kandi abazakomoka abantu bose bakazayumva. Ni ukuvuga ngo rero na kera banyuzaga mu bisigo. Uri kubyumva? Yasize ibisigo byinshi cyane bivuga ku mateka y'u Rwanda. Nyirarumaga ni umugore wabashe gutuma imibare ihangwa mu Rwanda. None niba idini ritavuga kuri Nyirarumaga, wenda amashuri ntiyigishe kuri Nyirarumaga, ni urugero,
ariko amashuri yo ndakeka yabakoze ikosa kuko ibigo bya leta biba bigomba kwigisha amateka yacu. Ni ukuvuga ngo rero uwo mubyeyi Nyirarumaga, iyo uvuze ngo Nyirarumaga abantu bahita bavuga ngo se ngo Nyirarumaga se ngo ni uwahe, ngo Nyirarumaga se ngo ni umucyo, ugasanga baramurutisha Bikira Mariya. Ubwo ngiye kuvuga kuri Nyirarumaga na Bikira Mariya. Nyirarumaga ni umunyarwanda, ni umubyeyi w'i Rwanda, afite ibintu byinshi yakoze muri iki gihugu, yatumye u Rwanda rutazima, yafashije abandi bantu gutuma u Rwanda rugira umurongo w'ibintu bimwe na bimwe. Urumva uwo muntu kumuvuga, uwo muntu umuntu amusenze, ikosa yabakoze ari iriya. Ntabwo nkubwiye ngo namusenge, yasize ibisigo, yasize ibintu byinshi abanyarwanda bitwibutsa amateka, bitumenyesha uko u Rwanda rwa kera rwari rumeze. None ni gute mu mugereranya? Numvishe ndi kumuvugaho, numva navuze ngo umubyeyi ngo Bikira Mariya. Bikira Mariya ni umubyeyi wande ni uwe muntu abyara hano mu Rwanda. Ntago mvuze ngo Bikira Mariya ngo ndamupfobeshe. Bikira Mariya afite iyo akomoka. Bikira Mariya binavugwa ko hari ahantu bahitiriwe Bikira Mariya, bazana mu ishusho y'abazungu, ni abakoroni babikoze. Bikira Mariya abonekera i Rwanda se n'umunyarwanda, yagiye kubonekera aho handi. Ni ukuvuga ngo ni Nyirarumaga wabonekeye hariya, ni abagabekazi b'i Rwanda babonekeye hariya, ntabwo ari Bikira Mariya. Bikira Mariya ni uwiyo, ahubwo bamuzanye inaha kubera yuko ari ubukoroni bw'abazungu. Abazungu aho babera abantu babi, ni ukuvuga ngo bo baba bashaka ibintu byiza byose bibitirirwe. Kandi wa mugani ntago bari kubasha gusenya umuco batawusenye mu nguni zose. Ni ukuvuga ngo rero ukajya kuvuga ngo umubyeyi Bikira Mariya, nta kibazo kwita umuntu umubyeyi ubundi mu buryo bw'ikinyabupfura, mu buryo bw'ikinyabupfura. Umuntu wese ni umubyeyi mu buryo bwo kumwubaha, ariko tutagendeye mu buryo bwo gushaka kutwumvikanisha yuko mu Rwanda nta bagabekazi bafite amateka meza bahari. Nicyo ngiye mba nshaka kukubwira yuko ni ukuvuga ngo Katolika yaraje irema, baragiye bafata Bikira Mariya baramuhanga, bamuremera igihe, bamuremera amatariki, bamuremera n'uburyo azabyara. Ibyo byose ni ibintu bihari byahanzwe, ariko Nyirarumaga yabayeho, ni umuntu ukomoka hano mu Rwanda iwacu. Niyo mpamvu ngiye icyo mbashaka kumvikanisha, ndagira ngo nkubwire ngo mu muco wacu nta kintu na kimwe cyiza kitarimo. Niyo mpamvu nta kintu amadini yazanye kitari mu muco wacu. Kuba mu Rwanda bashyamirana, kuba mu Rwanda barwana, kuba mu Rwanda bajya, ntago ari ibintu bidasanzwe no ku isi hose. N'ubundi n'ibyo bitabo mwizera, n'ibyo bitabo birimo abantu bisha abandi, birimo abantu bagize gute. Ni ukuvuga ngo rero ntimukaze ngo mufate umuco wacu ngo muwuzimye, ngo muwucecekeshe kandi duhari. Ntabwo bishoboka. Mwe mwemeye kuba abakorone, mwemeye kuba abayoboke b'iyo mico yabo ngabo, njyewe ntabwo nabyemeye, kuko njyewe narasesenguye nsanga ikintu bazanye ahubwo ari ukutuzimya. Ni ukuvuga ngo twebwe ntitukiri abanyarwanda, kandi leta y'ubumwe yazanye ijambo ndi umunyarwanda. Kuba ndi umunyarwanda rero bigomba kujyana hehe? Kuva mu mizi, bikagendana n'umuco, gukunda igihugu, kumenya iby'iwanyu, kwiga ururimi rwawe, kunonosora ururimi rwawe, kumenya iby'iwanyu. Iyo wamenye iby'iwanyu nta n'umuntu ukunyeganyeza ngo bikunde. Nyirarumaga niwe nari nkibasobanuriraho, yasize ibisigo byinshi bitwibutsa amateka yacu, ariko kubera yuko amadini yaje asenya byose, nibyo impamvu ntago umuco n'amadini bizajya bijyana, kubera yuko mu madini bavugaga umuntu nk'uwo bakakugira ati abo ngabo ngo ni abazimu, ngo abo ngabo ngo ni abantu ngo bo guterera, ngo bugiye kubaterekera, ngo bugiye gukora icyaha. Wabyumvishe? Nizo ngaruka mba nkwereka z'idini. Idini ntago ryaje ngo ryiyunge ku itorero ry'i Rwanda, ngo rize ryiyunge ku muco w'i Rwanda, ahubwo ryo ryabuze ahantu riri bumenere, rihitamo gusenya, rihitamo kuza risenya ibyo bisanze. Nicyo mba nshaka kukubwira ku muco wacu. Icyitonderwa, utazibeshya ko ibyo byawe mbipinze. Ntago mbipinze, ni nk'uko igihugu kibaho n'ikindi kikabaho, ariko ni ukuvuga ngo ibyo bihugu birahahirana.
birahahirana, ariko ntabwo igihugu cyiza ngo cyicare hejuru y'ikindi ku isi ya none tugezemo. Niyo mpamvu bashaka kugira ngo amadini yagize uruhare mu kuzimiza abanyarwanda. Amadini yagize uruhare rukomeye gutuma abanyarwanda tutamenya umuco wacu, kuko wavaga ku ishuri wajya mu idini ugasanga barakubwira ko abakurambere ngo ari abazimu, ngo abakurambere ngo ni abantu, ngo iyo bavuze ibaze papa wawe, nyogokuru wawe bari abantu wajyaga yo ukaharara bakakugaburira, ariko bamara gupfa idini rikakubwira ko babaye abantu babi. Wabyumvishe? Ariko umuco w'i Rwanda ho ikikubwira ko uruta idini, wahitaga ahubwo ubibuka ukajya ubaterekera ukavuga ati ntimukazime, ntimugahere iyo, muri abacu twarabanye. None wakibaza gute? Ibaze nkawe ishyire mu cyimbo, umwana wawe wabyaye upfuye agahita abona ko umwuka wawe uhindutse ikintu kibi kandi mwabanaga. Wabyumvishe? Izo zose ni ingaruka z'idini, izo ni ingaruka idini ryateje. Gusa mwebwe muri mu madini aka kanya ntago nabarenganya, none se mwebwe muri intama, mwemeye kuba ingaruzwa muheto, mwemeye kuyoboka urwaje. Ariko mu by'ukuri ahandi hantu nshimira Imana y'u Rwanda, Imana rurema, nuko n'ubundi ubwo bupfura mujyana aho ngaho mu madini nubuvuka i Rwanda, ntago ari ubuvuka muri Isirayeli, ntabwo ari ubuvuka i Roma, nta handi buva, nubwo abanyarwanda n'ubundi abakurambere babarimo, ntago bazima. Abakurambere bacu n'ubundi baturimo, abakurambere bacu baturimo. Naho iri kubasha wowe kubera ubwoba baguteye bakagutera igihunga, wowe ushobora kujya gupfa ukiyambaza abazimu batakuzi. Umuntu wese wapfuye ahinduka umuzimu, umuntu wese wapfuye ahinduka umuzimu. Nawe nupfa bazakwita nyine umuzimu. Yose tuzakomeza tukwita mu Rwanda, ariko umuzimu bisobanura ukuntu kwishe. Hari ukuzima, vubuzimu zibuntu. No kuvuga ngo ariko ubwo ni uburyo bw'abanyarwanda kandi bwari bwiza ku banyarwanda. Kugeza na n'ubu twaje gusanga ko iby'amadini yazanye nayo nabyo ari umuco. Rero Nyirarumaga ujya umuvuga abantu bakamupfobya. Nyirarumaga ni umuntu ukomeye mu mateka y'u Rwanda. Umuntu ubihinyuza uzagende ukora ubushakashatsi kuri Nyirarumaga. Hatuye umuntu amuvuze abantu benshi ntago baba bamuzi. Impamvu batamuzi rero nuko abakoroni batatumye baje bagasenya ibyacu. Ni ukuvuga ngo baratuzimije ahantu hose. Niyo mpamvu usanga tutazi n'ikinyarwanda. None se wamenye ikinyarwanda gute wigishwa n'umunyamahanga ikinyarwanda? Aho nawe urumva wakigishwa ikinyarwanda n'umukongomani, ubwo se koko ubwo uzamenya ikihe kinyarwanda? Kubera iki? Kubera ko muri gihe cy'ubukorone barafashe baratuzimya, kandi ntago bari kubasha gushobora umunyarwanda wa mugani batamukuye kuri gakondo ye. Ariko rero icyiza itwazimye, twe turacyahari, hari n'abandi bazaza n'abandi bazaza n'abandi bazaza. Ni ukuvuga ngo rero umuntu najya avuga ku muntu w'i Rwanda ntibikajya bigutera ubwoba, ngo uvuge ngo uriya muntu ngo ngo si umupfumu, uriya muntu ngo ntago avuze ngo umuntu w'umupfumu. Nyirarumaga yari umugabekazi, yari umuntu wakoze ibintu bidashyikirwa byiza cyane muri uru Rwanda. Binavuga ko ari nawe buriya yo mu gihe ikibeho iyo mugiyeyo muba mwumva ko abazungu barabashushanyije babumvisha mu mutwe ngo ko ari Bikira Mariya. Nta Bikira Mariya uri hariya, ni Nyirarumaga uri hariya, nta wundi uba uhari, ni Nyirarumaga. Ibyo ni ibyo izi nyigisho baza bakababeshya, ni Nyirarumaga. Niba atari Nyirarumaga ni Kanjogera, ni n'abandi benshi, ni abagabekazi b'i Rwanda babonekeye hariya. Hari n'amateka avuga yuko n'ubundi nuko baba barayaduhishe ko hari abakobwa babanaga nawe. Bivugwa yuko hari uwasigaye hariya, hari n'abandi bajyanye mu Bufaransa ngo niba ari babiri nyine hariya, niba yarabaye nka pararize nyine yigendera gutya, abagenda gutya ntabwo. Ariko mbere akibasha kuvuga hari amateka yuko uwo yabonye ni nawe wasobanuye umuntu wahabonekeye ko yari iki umwirabura, yari iki umunyarwanda, ntabwo yari umuzungu. Ariko uzareba abazungu bazahita baza baturemera igishushanyo kirimo ngo ni Bikira Mariya w'umuzungu. Umuzungu abonekera i Rwanda gute? Umuzungu ntabwo ari wabonekeye i Rwanda, hari habonekewe abanyarwanda. Bashaka nzajya nzambaha iminota mikeya, ariko mumenye umuco wacu, mumenye iby'iwacu i Rwanda.
ko atari bibi, atari ibya gishenzi nk'uko babyise. Umugabekazi Nyirarumaga rero afite amateka maremare, byasaba kumukoraho ibiganiro byinshi byinshi, ariko gusa icy'ingenzi wamenya ni uko ari we wabonekeye i Kibeho. Nta muzungu wabonekeye i Kibeho. Uriya Bikira Mariya ni umuntu wahanzwe, aracurwa, bamushyiramo kubyara, barabirema, bifite n'amatariki byabereyeho. Niba ubishaka ukora ubushakashatsi mu ndusha n'amashuri, uzagenda ukora ubushakashatsi uzabibona. Rero ntabwo wajya gufata umuntu wahanzwe n'umuntu kimeza w'i Rwanda, umugabekazi w'i Rwanda, umubyeyi Nyirarumaga, ngo umugereranye. Njyewe sinabagereranya. Uwo Bikira Mariya simupfobeje. Bikira Mariya yashyiriweho igihe, bamugenera ko, ni ukuvuga ngo abazungu barafashe ngo bagomba kurema umuntu, bamushyiraho amatariki y'uburyo azatwita, y'uburyo azaba umuntu. Nyine ni nka filime, nk'uko wabonye filime ya Yesu, niko bakoze kuri Bikira Mariya. Ntaho bihuriye rero na Nyirarumaga. Bikira Mariya, Bikira Mariya n'uyu ubona ufite igishushanyo katore. Yesu wa nyawe se nuwahe? Yesu wa nyawe ntago ari muri buriya buryo. Imana se ibyara mu buryo bw'abantu? Ntago ari biriya. Hari undi Yesu wa nyawe, nawe icyo kiganiro nzagikora. Bakunzi ba Aimable rero nagagaruka, nababwiraga ku mugabekazi Nyirarumaga ko ari uw'i Rwanda kandi yakoze ibintu byiza mu Rwanda rwacu, mu Rwanda twahawe n'Imana. Rero abashaka kumupinganisha cyangwa kumuzaniraho ngo umubyeyi Bikira Mariya ntabwo amurusha mu myemere. Bikira Mariya mu bantu bamuhanze iyo ngiyo arakomeye iyo ngiyo, ariko mu Rwanda ntabwo akomeye. Bakunzi ba Aimable rero nakagaruka, ubutaha nzagaruka mbabwira ku wundi muntu, mbashaka kumvishanisha umuco n'amadini. Umuco n'amadini, ese amadini hari agashya yazanye i Rwanda? Ku giti cyanjye ntako. Komeza gukora subscribe, like, ubashe gukurikirana ibindi biganiro by'ubutaha. Ndagusabye komeza kumpa ibitekerezo byawe. Uyu ni wa muhungu wanyu Aimable Rwihimba, umunyarwanda cyane mu Rwanda. Rugume tugume. Kuko nahisemo guhora n'umutima ugukunda iteka, ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa. Amajwi meza y'inanga n'amagambo nturutse ubwonko, n'ibigutaye ku mutima. Umutima ugukunda iteka, ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa. Umutima ugukunda iteka, ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa.